icyizere Rwanda ufite ejo hazaza heza. Intebe y'imiyoborere, ukataza utera imbere. Ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Mwiriwe neza bakunze b'ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Ugiye kubagezaho uyu munsi nitwa Kamanzi Venuste. Uyu munsi tugiye kuganira ku igenamigambi ry'abaturage n'iry'inzego z'ibanze, ndetse tunarebere hamwe uruhare rw'umuturage mu mihigo y'inzego z'ibanze. Turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'agateganyo muri Minaloc ushinzwe igenamigambi, ikurikiranabikorwa n'isuzuma ry'inzego z'ibanze, Bwana Jean Claude Ingabire. Reka dutangire ikiganiro hatubwira ku mihigo y'inzego z'ibanze y'uyu mwaka ndetse na gahunda yo gusinya imihigo y'uyu mwaka twatangiye. Murakoze cyane, ngira ngo ni byiza ko dusobanukirwa ikijyanye no gutegura, gukurikirana no gusuzuma imihigo. Mu by'ukuri tumaze imyaka igera kuri 7 dushyira mu bikorwa gahunda y'imyaka 7 ya guverinoma. Muri iyo gahunda y'imyaka 7 rero twakoze byinshi, harimo no gutegura gahunda z'ibikorwa, cyane cyane twita ku mihigo. Imihigo rero nk'uko mubizi tuyitegura buri mwaka mu kuyitegura habaho kureba ko dushyira mu bikorwa cyangwa se duhuza na gahunda y'igihe kirambye. Nayo mpamvu no mu mwaka wa 2024-2025 turimo gutegura imihigo, ariko iyo mihigo ikaba ari imihigo idasanzwe kuko no mwaka twinjira mu yindi gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 cyangwa se NST ya kabiri. Bidusaba rero gukora byinshi, cyane ko imihigo ari bumwe mu buryo butuma dukora byinshi dukoresheje bike kandi tukabigeraho vuba. Muri uyu mwaka rero nabwo twatangiye gutegura imihigo dutegura mu nzego z'ibanze, ni imihigo ku rwego rw'akarere n'umujyi wa Kigali. Ariko unyemerere muri iki kiganiro twibande cyane ku mihigo y'inzego twakwita zirebererwa cyangwa zishamikiye ku karere, ibyo twakwita nka sub district entities. Ubwo turavuga umurenge, akagari, umudugudu ndetse n'umuryango. Iyi ni imihigo twasanze ari imihigo ikomeye, ifite ayihuriye n'ubuzima bw'umuturage ndetse n'impinduka twifuza. Ntabwo dushobora gutekereza imihigo, twatekereza umuhanda n'ibyo, twatekereza ishuri n'ibyo, ariko tugomba no gutekereza uburyo bwo gusigasira ibyo ngibyo, kubisana ndetse no gutuma abaturage babigiramo uruhare. Ari nayo mpamvu imihigo y'izi nzego zirebererwa n'akarere cyangwa zishamikiye ku karere ari imihigo y'ingenzi. Muri uyu mwaka kuko nabwo turateganya gutegura iyi mihigo, ari nabyo twatangiye, ku buryo twizera ko bitarenze ukwezi kwa 8 buri rwego duhereye ku muryango, umurenge, tugomba kuba dufite imihigo, ari nayo tugiye kwemeranya tugashyira mu bikorwa, tukanatangira no gushyira mu bikorwa ya gahunda y'igihugu y'imyaka 5. Wari ubikomeje uti nko mu kwezi kwa 8 ari nako twanagezemo, iyi mihigo izaba yabonetse. Hari umuntu ushobora kwibaza ati ubu ntimwatinze? Ibyo koko ukurikije n'uburyo dukora igenamigambi nk'igihugu, buri cyiciro tugenda tugira icyiciro tegura by'ibanze, dukusanya ibitekerezo by'abaturage bikavamo imishinga, akabaho igihe cyo gutegura ingengo y'imari. Ariko noneho ibyo byose iyo birangiye, ingengo y'imari yemejwe yanatowe, nibwo noneho tuvuga tuti ibi nibyo tugiye gushyiramo imbaraga guhiga. Mu by'ukuri ntabwo twavuga ko twatinze kubera ko twari tumaze iminsi dutegura. Ari nayo mpamvu uku kwa 8 tuvuga ko buri rwego rugomba kuba rwasinyanye n'ururukuriye iyi mihigo, kugira ngo noneho dutangire gushyira mu bikorwa iyi gahunda y'imyaka 5 ndetse n'imihigo y'uyu mwaka wa 2024-2025. Tugarutse ku muturage nanone, aho iyi mihigo ihurira n'umuturage, hari muri gahunda zo gutegura igenamigambi tuzi ko habaho igikorwa buri mwaka cyo kwakira ibitekerezo by'abaturage biba bizajya mu igenamigambi ry'inzego z'ibanze. Muri iyo mihigo muri gukora, muri rya genamigambi ryakozwe yaba iry'uyu mwaka ndetse no mu gihe kiringaniye,
ibitekerezo by'abaturage biba byaritaweho mu by'ukuri byarahawe agaciro, kuko abaturage akenshi bakunze kubaza iki kintu. Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Nibyo koko ni buri mwaka dukusanya ibitekerezo by'abaturage bijya mu igenamigambi, ni nacyo gikorwa duheraho mu gihe dutangiye igenamigambi. Ni igikorwa tubona kizamura uruhare rw'abaturage mu igenamigambi, imihigo n'ingengo y'imari. Ariko nk'uko mubizi, ngira ngo si no mu Rwanda gusa, ni ku isi, ariko n'imiterere ya muntu, nuko ibitekerezo bihora ari byinshi kurusha ubushobozi buboneka. Ibitekerezo rero bikusanywa koko ni nabyo bivamo imishinga. Ibitekerezo bikusanywa ku rwego rw'umudugudu, ku kagari, ku murenge, ni nabyo bigezwa ku karere bigakurwamo imishinga abaturage, ishyirwa mu bikorwa kugira ngo isubize bya byifuzo abaturage baba bafite. Aha twavuga nk'aho abaturage basaba amashanyarazi mu kagari kamwe, noneho akarere kakareba kavuga gati amashanyarazi akenewe mu mirenge 2 n'ako kagari karimo. Akarere gafite iyo nshingano yo guhuza bya bitekerezo no kubikuramo imishinga y'iterambere. Nibyo rero twavuga ko ibitekerezo by'abaturage baba batanze nibyo biherwaho, ariko buri gihe ntabwo uburyo byinjizwa mu ngengo y'imari ntabwo biba bihagije, kubera ko ibitekerezo, tunashimira abaturage ko ubu ngubu byibuze tutakibona ibitekerezo by'umuturage yisabira ikintu ku giti cye. Ubusanga basaba ibijyanye n'ibikorwa remezo by'amajyambere. Ibikorwa remezo by'amajyambere rero birahenda, nayo mpamvu buri mwaka koko ibitekerezo byose batanze siko bibonerwa ingengo y'imari, ariko dufite ihame ry'uko bya bitekerezo bitabonewe ingengo y'imari nibyo biherwaho mu igenamigambi riza. Ibyo byose nabyo duheraho, turi guheraho kugira ngo bijye muri gahunda y'igihe kirambye, bivemo noneho ya mishinga isubiza bya byifuzo by'abaturage. Ariko twavuga ko ibitekerezo byabo nibyo biherwaho, ahubwo akabaho kuba bitabonerwa ingengo y'imari igihe kimwe nk'uko abaturage babyifuza. Barifuza iterambere ryihuse, ariko n'ubushobozi bw'igihugu n'ubw'abafatanyabikorwa ndetse n'ubwabo ntago buhita butuma byagerwaho. Ari nayo mpamvu iyi mihigo y'izi nzego harimo n'umuryango n'imihigo itwumvisha, iha buri rwego inshingano z'uko rugomba kuba rutekereza uburyo rwagira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Hano ndavuga cyane cyane umuryango nawe ukagira uruhare mu gukora bimwe bireba umuryango, noneho n'igihugu nacyo kigakora cyane cyane kikita kuri bya bindi bireba abaturage bose, ariko ibireba umuryango bigashyirwa mu bikorwa mu mihigo y'umuryango. Imwe muri tool cyangwa se inyandiko y'ibanze, inzego z'ibanze zigenderaho mu igenamigambi ni District Development Strategy cyangwa se gahunda z'iterambere ry'uturere n'umujyi wa Kigali. Ubwo ngubwo tuvuga inzego z'ibanze ni mu turere n'umujyi wa Kigali. Yari ihari uyu mwaka yarasoje. Mu myaka 5 iri imbere noneho izi strategy cyangwa se izi nyandiko z'igenamigambi mu buryo urambye cyangwa se burebureho gato bw'imyaka 5 zo zizasohoka ryari? Murakoze cyane. Nibyo koko tumaze imyaka 7 dushyira mu bikorwa gahunda y'igihugu y'imyaka 7 twakwita NST1. Iyo gahunda tuyishyira mu bikorwa binyuze mu nzego dukorera zitandukanye, buri rwego rukagira icyerekezo kirambye gishyira mu bikorwa ku buryo noneho butomoye iyo gahunda. Harimo na gahunda z'iterambere ry'uturere n'umujyi wa Kigali twashyiraga mu bikorwa. Ngira ngo umwaka ushize mu kwezi kwa 6 nibwo twasoje igihe cyo kuzishyira mu bikorwa. Ari nayo mpamvu tuyobowe na Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi twatangiye gutegura gahunda z'igihe kirambye n'ubundi z'imyaka 5 mu turere ndetse n'umujyi wa Kigali. Ubu tukaba tugeze aho twabashe kwegeranya iby'ibanze bigomba kwibandwaho. Akaba turi gukora n'inzego zo ku rwego rw'igihugu ndetse n'ibyo twakwita cross cutting areas. Ni ibintu tubona nk'igihugu bigomba kuba bijya muri izo gahunda zose twavuga, nko kubungabunga ibidukikije, guteza imbere ihame ry'uburinganire n'ibindi. Ubu tukaba turi gukora ku buryo ibyo byose byitabwaho. Noneho uko dutegura iyi gahunda y'igihugu y'imyaka 5 nako dutegura izi gahunda z'iterambere ry'uturere n'umujyi wa Kigali, bityo mu gihe zaba zirangiye zemejwe n'inzego zifitiye ububasha
tuzihereho zishyira mu bikorwa cya cyerekezo, yaba icyerekezo 2050 ariko na gahunda y'igihugu y'imyaka 5. Dusoza twagira ngo tugaruke none ku ruhare rw'umuturage, mugaruke cyane ku kijyanye n'imihigo y'umuturage. Twavugaga imihigo y'abayobozi baba baritoreye bashyizeho, ubu nasobanura umuturage wasabwa iki, uruhare rw'umuturage mu by'ukuri muri iyi mihigo, ese imihigo y'umuryango yo ifitemo uruhare mu kugira ngo iterambere turimo rikomeze kuzamuka. Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza ngira ngo nacyo tugomba kwitaho cyane. Umuturage atarimo ntago bishoboka, ibi byo iterambere ryose ntirishoboka, n'ibyo twagezeho ntago bishobora gusigasirwa. Mu gutegura no gukurikirana no gushyira mu bikorwa imihigo, twifuza ko umuturage yabigiramo uruhare, cyane ko no mu bipimo duhabwa cyangwa se uburyo ibipimo uko tugenda twisuzuma tugenda tubona ko uruhare umuturage agira mu igenamigambi, imihigo n'ingengo y'imari. Ni byiza ko tumaze gutera imbere, uruhare umuturage agiramo rurazamuka, ariko kandi haracyari byo gushyiramo imbaraga. Nayo mpamvu twifuza ko kuva mu igenamigambi dukusanya ibitekerezo by'abaturage, mu mihigo, mu gushyira mu bikorwa, mu gukurikirana ko ibikorwa byose bikorwa, umuturage agomba kuba arimo. By'umwihariko mu gutegura imihigo muri iki cyiciro turimo, turashaka ngo dushishikarize abaturage, tuzi neza ko bamaze igihe bateguye uko dutegura gahunda y'igihugu y'imyaka 5, nako abaturage bagomba kumva ko nabo bagomba gutekereza ibyo bazageraho mu myaka 5, kuko nk'igihugu, inzego z'igihugu zitegura imihigo buri mwaka zikiha ibyo zizageraho, n'umuturage yiha imihigo buri mwaka. Iyo mihigo rero ntabwo igomba kuza buri mwaka gusa, n'umuturage agomba kuba avuga ati ko igihugu gifite gahunda y'imyaka 5, ngewe mu myaka 5 nzaba ndihe. Icyo nicyo twaheraho dusaba abaturage, ariko by'umwihariko kuri uyu mwaka wa 2024-2025 turasaba abaturage kunoza gutegura imihigo. Turabasaba gutegura imihigo no kuyisinyana n'urwego rw'akagari, ariko ntibigarukire mu kuyisinya, ahubwo habeho no gukurikirana ko iyo mihigo ishyirwa mu bikorwa. Ikindi tubashishikariza nuko imihigo y'umuryango itegurwa hitawe ku mwihariko w'umuryango n'ibyo umuryango ushaka kugeraho. Cyakora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ifatanije n'izindi minisiteri dukorana, twateguye iby'ibanze bigomba kuba bitakabuze mu mihigo y'umuryango, dukurikije icyerekezo igihugu gifite na porogaramu igihugu gishyira mu bikorwa, ndetse ntibyagarukira ku muryango gusa, n'umudugudu n'akagari n'umurenge. Ibyo twamaze kubishyikiriza akarere n'inzego z'ibanze, ku buryo bitarenze ukwezi kwa 8 tugomba kuba twese ku nzego zose, umurenge, akagari, umudugudu, umuryango, tugomba kuba twasinya imihigo, noneho tugajya mu ngamba tukayishyira mu bikorwa. Nongera kwitsa cyane ku mihigo y'umuryango. Imihigo y'umuryango ni imihigo ikomeye cyane, kubera ko nk'uko ubizi turi gushyira mu bikorwa gahunda y'igihugu y'uburyo abaturage b'amikoro make bivana mu bukene. Iyi gahunda rero dusaba ko nk'abaturage duhaguruka tugafata intambwe, ntidutegereze ko abafatanyabikorwa leta hari ibyo bazaduha, ahubwo nuje kuduha agasanga hari uburyo twebwe twiyumva twakwita nka commitment, ari aho twumva dushaka kugera, bityo n'ibyo ngibyo duhawe tukabisigasira kugira ngo noneho tuzave mu bukene. Muri iyi mihigo rero niho tubonera iyo commitment, niho tubonera ubwo bushake bwo kuva mu bukene, niho tubonera kudatagaguza ibyo twabashe kugeraho no kubisigasira, kugira ngo twunganire na leta iri gukora bya bindi binini, ariko ibyo dufite ku rwego rw'umuryango tubisigasire tunagere kuri byinshi. Arakoze cyane Bwana Jean Claude Ingabire, umuyobozi mukuru muri Minaroke ushinzwe igenamigambi, ikurikirana ibikorwa n'isuzuma ry'inzego z'ibanze twaganiraga. Reka dushimire kandi namwese mwari mudukurikiye. Ufite igitekerezo kuri iki kiganiro cyangwa izindi gahunda n'ibikorwa bya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'inzego z'ibanze muri rusange, watwandikira kuri mail yacu info@minaroke.gov.rw. Ushobora no kuduhamagara ku murongo wa telefone utishyurwa 5353 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Kuba tutatangira ikiganiro, mushobora kongera kugikurikira ku rukuta rwa Minaroke kuri YouTube. Igihe wakibagezagaho nitwa Kamanzi Venuste. Naho butaha. Gira wigire kuko ubufasha butazahoraho.